Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenge iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Niba ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima, yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Singira ikizankora nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso de. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, maze Yesu aranzura kandi ni unkomeza. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma
reka dufatanye gusenga Imana, dushima Imana muri uyu mwanya wacu wo kuramya Imana no kuyihimbaza no kuyegera. Dufatanye mu isengesho. Turagushimiye Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana igira neza kandi uri Imana idukunda. Turagushimiye bw'itambo cy'amaraso yamenetse Golgotha, amaraso ya Kristo yamenetse ngo aducungure. Warakoze kutwishyurira imyenda yose Kristo, muri wowe twababariye ibyaha, muri wowe Mwami niwo twaboneye ubugingo, nuhabwe icyubahiro. Reka imiryango iri kuguhimbaza muri aka kanya yongere ibone ubwiza bwawe, kandi Mwami twongere kwibuka ko twababariwe kubw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye mwese bafatanije natwe muri uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana nk'umuryango hano kuri Frabani Official TV. Umwanya duharira umuryango ngo duhure nk'umuryango, twicare hamwe nk'umuryango, twicare muri salo, twicare ku ibaraza se, aho turi hose nk'umuryango duhimbaza Imana. Kuramya Imana biri ukwinshi, mushaka kwicara hamwe nk'umuryango mukaramya Imana, mushaka kuba muri mu rugendo, muri mu modoka, muri kuganira mukaramya Imana, cyangwa se mugahana ubuhamya kubw'iby'imirimo myiza Imana yakoze. Ni byiza ko twibukiranya ko twacunguwe, tukibukiranya mu gucungurwa kwacu. Nimba twaracunguwe twemera Imana nk'umuryango cyangwa se twarakiriye agakiza nk'umuryango, ni byiza kubiganiraho. Ni byiza gufata umwanya w'umuntu ku giti cye, kuko agakiza ni ak'umuntu ku giti cye, gucungurwa ni by'umuntu ku giti cye, ariko ni byiza ko tubisangira nk'umuryango. Ni byiza ko tubisangira nk'umuryango, tukicara hamwe tukibukiranya uburyo Kristo yatwishyuriye imyenda yacu yose. Kristo rero ufite imbaraga zihagije zo gukiza ababembe, zigakiza n'umutima. Yesu nashimwe cyane. Ni byiza ko mu muryango twicarana tukaganira ku mirimo myiza itangaje y'Imana. Imana rero ibasha kudukiza, ibasha kutugirira neza. Yadukirishije Kristo ku musaraba, rero aba nk'igitambo kizima, yishyura imyenda yacu yose. Aha nk'umuryango mu kuganira ku gaciro k'amaraso ya Kristo twaganira ibintu byinshi. Ngo Yesu ni ufite imbaraga zihagije zo gukiza ababembe ngo zigakiza n'umutima. Rero Imana ibasha gukiza ibyaha, ibasha no kudukiza aho tubembye cyangwa aho tumugaye, ibasha kudukiza no ku mubiri, ibasha no kudukiza n'ibyatunaniye cyangwa se bya byaha bitwizingitira, ibasha kubidukiza. Ikindi kandi mu muryango hari igihe umuntu akomereka, tujya tubiganiraho hano kuri Frabani Official TV. Hari igihe umuntu agira ibikomere bitandukanye, ibikomere byo mu bwana, ibikomere ushobora kuba wagirira mu rushako, ibikomere ni byinshi, umuntu ashobora gukomeretsa mu buryo cyangwa ubundi. Ariko rero twibukiranye muri aka kanya ko Imana ibasha kudukiza ibyaha, ariko ibasha kudukiza n'ibikomere. Ahari hari icyakubabaje utaraza muri uyu muryango, ahari mu muryango urimo uyu munsi hari icyakubabarijemo, ibyo byose Imana ibasha kubidukiza. Idukiza ibyaha, idukiza n'imibabaro, ikadukiza n'ibikomere. Ibyo bintu byatubabaje, ibyadukomerekeje, ibyo byose turabimuzanira Kristo akabyikorera. Imyenda yacu rero yose niwe wayishyuye. Rero hari ikibona uyu munsi udashoboye kwikorera, hari ikibona uyu munsi utabasha kwivanaho ngo kigukundire. Ushaka kuvuga uti ingeso runaka numva nshaka kuyireka ariko byaranze, Yesu arahari ngo abigufashemo. Ushaka kuvuga uti ngewe ukamera nka Pawulo niwe wavuze ngo ngambirira gukora neza ariko ibibi bikantanga imbere. Hari igihe ushaka kugambirira kuvuga neza ugashidutse ukabavuze nabi, ariko ibyo byose Imana ibasha kubidukiza. Cy'ingenzi ni ukugambirira gukora neza, ukagambirira gukira. Uyu munsi nimba navuze nabi, nkore ku buryo iyo mvugo mbi nibuke ko hari umuntu iri kwangiza mu muryango cyangwa se iruhande rwanjye, ngaruke nitoze kuvuga neza. Ibyo byose hari igihe utabishobora, ariko wamenya ubushobozi buri mu Mana, cyangwa se wamenya kwizera Umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, abasha kugukiza. Adukiza rero muri byose, adukiza ibyaha, adukiza ibikomere, adukiza imibabaro, abasha kwikorera ibiremereye twebwe tutabasha kwikorera. Reka rero dushimire Imana, kandi tubashimire namwe mwabanye natwe muri uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana no guhimbaza Imana no kuvuga Imana turi kumwe nk'umuryango. Ni byiza ngo nimba ufite icyo usangiza umuryango wawe mu bigendanye n'ijambo ry'Imana, muri uyu mwanya mwiza usangiza umuryango wawe icyiza wabonye ku Mana. Cyangwa se nimba hari ubona mu rugo ubabaye cyangwa ufite ikibazo runaka, mwibutse ko Imana ihari. Nimba hari n'uwababaye ntaheranwe n'agahinda, nimba ari uwarakaye ntaheranwe n'uburakari, ahubwo kwicara mu muryango tugafata akanya nkeza nk'aka ko kuramya, bidufasha kongera kugarura umwuka mwiza n'umunezero kuri buri wese uri mu muryango. Murakoze cyane rero, turabashimiye cyane. Yesu afite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe,
agakiza n'umutima. Hari indwara urwaye, ubwo dufatanyije hamwe n'abarwayi, abafite abarwayi mu miryango, abafite mu muryango benshi bananijujwe n'ikintu icyo ari cyo cyose, Yesu abasha kubarengera kandi abasha kubakiza. Abarwayi muri aka kanya ndetse n'abarwaje namwe turabazirikanye, Imana ibagirire neza kandi biyereke. Ni byinshi twavuga biremereye mu miryango, hari byinshi umuntu abona bisa nk'ibiremereye, tugafata umwanya hamwe tukabisengera kandi tukanabiganiraho. Rero twari turi muri uwo mwanya nk'umuryango, ni byiza ngo tubyibukiranye ko muri byinshi tuganira mu muryango dukeneye n'aka kanya ko guhuza ngo turamye Imana hamwe, dushimire Imana hamwe. Murakoze, turabashimiye bari kumwe natwe uyu munsi. Indirimbo twakoresheje mu kuramya Imana ni indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha Imana, indirimbo zo gushimisha, yari indirimbo ya 88. Mushaka kuza kongera kuyisubiramo nk'umuryango, ni indirimbo abantu benshi bakunda kandi twegereza muri uwo mwanya. Turabashimiye rero, mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose kandi Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza mu rukundo rw'Imana. Ndabashimiye cyane. Mwari kumwe na mwarimu Flavia Baninema.